Mukimbona hano mutekeze ikigiye kuba. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuko tugiye kugana n'umukozi w'Imana Pastor Labani. Niba Yesu ravuze ngo nukuri mwebwe abanyizeye. Abayizera. Mwebwe abanyizeye. Imirimo ngora mwebwe muzakora niyigiruta. Yo mpamvu David subo mbivuze. Niba ngikiri muri urugendo. Imana izamfasha ingoresha agatendo kamwe. Hagira uzuka yapfuye. Nicaye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugerero mu kagari ka Rugerero. Uyu Pastor Labani mureke mu mabwiro gatoya. Pastor Labani twakoranye umurimo w'Imana mu bigiye bitandukanye. Twajyanye ku misozi ya Zandabirambiwe, tujyana ku misozi ya za Rubavu, tujyana muri Uganda, twambuka imipaka, tujya ku musaraba. Pastor Labani Imana yagiye mukoresha mu bihe bigiye bitandukanye. Pastor Labani Imana mukoresha imirimo y'ibitangaza n'ubutwari. Pastor Labani ni umuhanuzi uhanura abantu bigasora vuba. Pastor Labani ni umuntu yihamagara utaramwibwira cyangwa se utaramubwira ikintu ushaka wakaba yakimenya akamenya icyo ushaka, icyo wifuza, ibikugenza byose. Uyu Pastor Labani ni umuntu udasanzwe mu buryo bw'iyobokamana. Imana imurimo sinzi ko ivuga. Imana imukoresha ni Imana idasanzwe, afite imbaraga y'Imana, ni umuntu udasanzwe mu buryo bugiye butandukanye. Niwe twaje gusura. Hanyuma rero namwe mutekereze niba ngiye kuganira nawe nkabanza ngicara hano hagiye kubiki. Hanyuma nkuko nari nababwiye ko naje mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu, aho naje kuganira n'umukozi w'Imana Pastor Labani. Ubu ngubu turicaye mu masaha nimugoroba. Naje mu gatondo ariko bitewe n'ibihe by'imvura yagiye ikagwa tukabura uburyo tuganira, urusaku rw'imvura ntago byakunze. Imana yemeye ko tuganira nimugoroba kubera ko mbakunda cyane rero. Nanze ko ngagusubira aho navuye nta kintu tugize ute dukoze. Ni ukore kandi bura nuko mbwira abantu kugira abantu ku rugendo ruvunanye ariko ruravunanye pe. Hanyuma rero reka tuganire utuntu dukeya ariko nanone reka nakire Pastor abanza dukira imbere y'Imana. Mana turagushimiye se naryanira cyubahwe wakoze imirimo n'ibitangaza abana natwe. Ndakunezewe cyane ko uyu mugoroba izina ryawe nirishimwe. Sengeye bene data badukurikire ryo no hino kuri ndi umukristo kuri Gone Arke TV. Abo bose ubane nabo kuko uri Imana y'urukundo kandi ukaba uri gitangaza. Abarwaye kwa muganga ndabasengeye. Afite ibibazo mu biro ndabasengeye. Abarwaje mu rugo ndabasengeye. Data mucunse mwamudukunda afite amadeni ndabasengeye. Data Kristo mwamudukunda ndetse babajwe n'ubukode ndabasengeye bw'amazu. Abo bose bagirira neza kuko uri Imana nyamana. Gumana na bene data nabashiki bacu ubarinde kibi cyose kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Ngabarengere byose kandi bafashe muri byose mwamudukunda. Babakobwa bacu ndabasengeye bategereje ingo kandi Imana warazibabwiye n'ukuri kandi ijambo ryawe ndetse iyo warisohoje biridutera umunezero. Nubanira nabo bakobwa nabo basore ubagirire neza Kristo mwiza ubane natwe muri byose ufashe muri byose niko dushimiye Imana mu izina rya Yesu amen. Hanyuma uyu mugoroba uri kubona ute kuva mu gitondo imvura iri kugwa kugeza amasaha Imana ikaba yemeye ko aricyo gihe tuganirira. Uyu mugoroba ukubona ute Pastor? Gusa kimwe cyo nemera nuko Imana ikorera mu guhumba. Burya buri kimwe cyose Imana igikora kuba inyungu zayo. Wasanga hari ibyo Imana yakurengeje mu nzira. Niba yenda hari imbanuka riteganijwe saa 8 bisa saa 8 uragendana nayo. Wasanga impamvu Imana yagushimvura ngo dukererwe ugende niya saa 12 kugira ngo impanuka zibe ziri gutambuka. Buri kimwe cyose rero Imana igikora ku bw'inyungu zayo. Yewe nahenenge nakunze kubwira abantu nubwo waba wapushije ukaba wapfushije wowe ushobora kurira nyoko na so na bene wanyu bakarira ariko muri rwa rupfu hari abandi bantu babyungukiyemo. Ubu n'imbere irahenda. Kuri konti ya runaka urashyira 800 kugira ngo ubone ikibanza. Kuri konti ya runaka urashyiraho 300 ya serikeje. Nuko nyine kuri konti ya runaka urashyira 80 bya sima. Urajya kugura amaferabito. Turanywa fanta runaka aratera imbere. None se ubwo urukumva ndabindi bikorwa Imana ibizi impamvu kandi ibisubizo byabamwe nibibazo by'abandi. Hanyuma rero
ngewe nk'abantu bankurikiye bamfashe bizire nk'uko nizeye yego nshingiye kuntu urugendo rwavunanye ngo dukore aka kanya tukabone kugira ngo tuganirize abantu ijambo ry'Imana turi buze kumva muri iki kiganiro cyangwa se muri ruvuga butumwa yego nshingiye kuri ibyo byose byagiye biba hari impamvu Imana yemeye ko tuze gukora aya masaha n'aya magambo nza kuyatangiza hanyuma rero uyu mugoroba ndashaka kugira ngo abantu baze kubona igitangaza cy'Imana nageze kwa pasiteri iyo mvuze rino jambo gukubita abazimu tuba tuje guhondagura abazimu kubahondagura haleluya tuje guhondagura abazimu tukabahondagura ku buryo nta muzimu usigara akwicariye abakwicariye nuko nukuri akwicariye ndashaka ngo umuntu ntize kwizera hanyuma tuganire na Pastor Laban amen mu magambo make ubone murambabwira kwizera bazi dufashe none ubasobanure kwizera neza ubundi dushingiye kuri Bibiliya mu gitabo cy'Abaheburayo 11 aho niwe buryo ibintu byose tugiye dushingira ku ijambo ry'Imana kuko n'ibyo dukora byose dushingira ku ijambo ry'Imana niba Yesu aravuze ngo nukuri mwebwe abanyizeye abayizera mwebwe abanyizeye imirimo ngora mwebwe muzakora niyiyiruta iyo mpamvu David subo mbivuze niba ngikiri muri urugendo Imana izamfasha ingoresha agatendo kamwe hagira uzuka Imana izagufashe ingoresha agatendo kamwe hagira uzuka yapfuye azuke ibyo ndabitegereje kubona Imana ibingoresha sinjye uzabikora ni Imana izabikora kandi iteka ryose izo nzozi njyanze yumvamo igihe cyose hari igihe nzazibona igihe zizasohora Mana nishima waravuze ngo tusobanure ku bijyanye no kwizera bonde kwizera Abaheburayo harabivuze ku murongo wa mbere ngo no kwizera udashidikanya cyebye Imana yakubwiye bitazabura kuba jaba ngo kwizera no kumenya ngo niba uyu munsi Imana ivuze ngo nguhaye inzu tangira ujya gushaka icyangombwa cyo kubaka tangira uyu munsi umenye ngo mbete inzu nebe Imana ikubishiye muri Amerika tangira wimenyereze kugenda ngo umuntu uzajya muri Amerika ujya gushaka passport ushaka visa ubu yibitse mu ryo wawe hari witegure uvuga ngo ejo hari wansekeje yavuze ejo ndagenda ariko nane ndavuga tukwize cyangwa abantu kukwizera kuri amazi imyaka 15 nta rubyaro yego barangije amubwiye ati rero ubu nibwo buhanuzi bwa nyuma tukubwiye Imana igwaye urubyaro nawe abyizera uko nkuko ahubwo ikibazo nibajije navuze ko iyo myaka 15 ntiyasengaga ngo yizere yarasengaga ahubwo ngo yahise yizera mu isoko arahaha imyenda y'abana amabebera ikera buri kimwe cyose cy'umwana agira ute akenera ngo yarahashye ku bintu kugeza ku myakirino umwana akira ku myakirino za po arazigura umwana ataramuka ibyo azambara imyakirino ibyo zakina mu myakirino ageze ku myakirino ubundi umwana yageze mu myakirino aba yabaye mukuru ibindi bindi bagikeneye narangijwe byose ngarabihaha nyine uko no kwizerana nacyo mvuze niba Imana ivuze umugabo niba Imana ivuze urugo tangira ubeho ngo ufite urugo tangira utekereze ngo ufite urugo niko kwizera bimeze hari abantu bwiye hano ate mumfashe kwizera mfite namye muzamukane nanjye dongo nukuze neza ko aya magambo turi kuvuga y'ubwayo ari kurema ari kurema ebe tuvuga biri kurema yaba mukobwa umaze iminsi bakubwira umugabo umaze imyaka bakubwira umugabo aya magambo ari kurema tangira uvuge ngo uyu munsi mfite umugabo ushake ujye no kwa gitifu mubwire ngo kuwa gatanu tuzaza dutere igikoma tuzaza turahire utangire ubyizere nebe Imana ikubwiye buriya hari ikindi gera bigarutseho Saduraka Meshaki na Abedenego bari barizeye Imana muri wabivuzeho kandi koko bari barizeye Imana ku buryo babwiye umwami bati Imana dukorera ibasha kudukiza nuko bari barizeye kwikiza rero bari barizeye kwikiza David namwe abadukurikiye bari barizeye kwikiza babyikonekiraho nubwo abantu baberetse umuriro ati do umuriro nguyu nubwo abantu bacabuke ko tweko dupfukamira zino Mana hari icyo twabaye murabona tudahari kazi kabo
bivuga ngo kuba urugendo ruri kugendwa n'abantu benshi si cyo cyerekana ko ari ukuri. Kuba ikintu cyahururiwe n'abantu benshi si cyo cyerekana ko ari ukuri. Imana ifite ukwireba. Abagabo 3 mu bantu ibihumbi n'ibihumbi bo banga gupfukamira ibigirwamana n'ibishushanyo by'izahabu bya Nebukadinezari. Umva uko bavuze ngo Imana dukorera ibasha kudukiza, ariko nubwo itadukiza ntabwo dupfukamira ibishushanyo by'izahabu waremye ngo ni Imana. Bari abagabo David, bari abagabo bari bageze ku rwego rwiza, bari bageze ku rwego rwo kwizera. Umwami ngo abibona avuga ati kuko ko nubahwa mu nsuzugure ngamwe vurema, mu nsuzugure kubu buryo Imana iri bubangize, nanjye nzayiyoboka. Imana yanjye nibakiza amaboko yanjye n'imbaraga mfite, nanjye nzayiyoboka. Kuko umwami ativuguruza. Abona abagabo batsimbaraye ku Mana yabo, koko kwa kuyizera Imana nayo irabikora. Imaze kubikora bava mu itanura ry'umuriro ari bazima, umusatsi ku mutwe niwe woroha, urugohe ku ijisho nirwo rworoha. Ngo umwami abarebye abona ndana urugohe rwavuye kuri wagira ngo bavuye muri pusine. Ngo abarebye ngo arabihamagaza ngo yemye Basaduraka, Meshaki na Abedenego, bamwitabye bavuye mu muriro. Yo, ndafashijwe, Imana ishimwe cyane. Mushiki wanjye kandi mwene data, kwizera kurarema. Niba Imana kubwiye ngo uzarya, nubwo usonje ariko uzarya. Niba Imana yakubwiye urugo, nubwo banabitinze ariko rurahari. Ahubwo rukurure mu kwizera, rukurure mu kwizera. Numara kurukurura vuga ngo urugo ndarufite. Kwizera no kwizera icyo Imana ikubwiye ukizera kugifite. Ubundi ndabwo Imana ikorera mu bishoboka. Twe abantu tubona ibishoboka, Imana ikorera mu bidashoboka. Bya bintu tubona bidashoboka ni Imana ikorera. Tukabona ndanzira ni Imana icisha inzira. Bya bintu tuvuga ngo byarangiye cyane. Imana icisha iki inzira, nicisha imirimo yayo n'ibitangaza byayo. David, twagiye tubona Imana ikora imirimo, twagiye tubona Imana ikora Imana ifite udushya twinshi. Ngo abantu bagira udushya, Imana irabarusha. Imana irabarusha. Bantu ngo bagira udushya, Imana yagukoreye agashya. Ewe na perezida yazi wawe mukicarana. Imana ishimwe cyane. Abantu bamaze iminsi bavuga ati nta mukozi w'Imana ukihaba, ariko ngenda babwira ati haracyari abakozi b'Imana. Uyu munsi nawe ndi kumwe nawe. Gusa impamvu umuntu avuga ngo n'abakozi b'Imana bakiriho, nababahemukiye, biterwa n'abo yahuye nabo, biterwa nabo ko yabyizeye. Buriya David, hano asoma ibi yavuga ngo umunsi mubi. Ushobora kwanza ngo urugero David tubivuge, uheruka gupfusha papa wawe, uheruka kumupfusha pe, dani misi irashira. Uriya munsi wari umunsi mubi wanjye, sinzi ukuntu wabubonaga. Ushobora no kubona mu minsi yose wabayeho uriya munsi mbega mu byiza byose wanyuzemo. Ushobora kubona uriya munsi warahise usa naho ubisibanganya cyane. Biterwa rero cyane, urakoze cyane. Ariko bisobanuye ngo biterwa n'umunsi wahuye nawo. Wowe twazamutse n'umusaraba hejuru, umbabare kubivuga ntubabare. Twazamutse n'umusaraba hejuru. Kaburimbo twanyuzemo ntabwo harimo imodoka yacu gusa, ntabwo harimo amamodoka yacu gusa, harimo n'amamodoka. Twabisikanye cyangwa twashoreranye n'izindi modoka hejuru. Hari ururabo, umusore n'umukobwa bavuye kwa gitifu, bavuye mu rusengero gusezerana. Uriya munsi kuri bo babonaga ari igitangaza. Iminsi yose babayeho niyo minsi, niwo munsi wari uruta indi minsi yose. Ariko niba mu minsi yose wabayeho, uriya munsi mubi nabonye,
wari usa nawe wibagije n'ikindi gihe cyose umaze uriho. Umuntu rero navuga ngo ndabakozi b'Imana bakiriho biterwa n'ibihe ahagazemo, biterwa nabo yahuye nabo, biterwa n'uko Imana itaramwihishurira. Biterwa n'uko Imana itaramwihishurira. Ariko Imana yakwihishuriye, ushobora kumara imyaka 60 ubabaye, ariko umunsi umwe gusa ya myaka 60, umunsi umwe gusa Imana yakugenderera ya myaka yose 60, kavuga ngo nakoreye mu gihombo. Burya Imana ni gutya ikora, burya Imana ni gutya iteye, burya Imana ni gutya ibayeho. Niyo mpamvu nagira ngo ibi bintu ndavuga mu rwego rwo kwizera ndi umunyamwuka kandi nizeye Imana cyane. Niyo mpamvu ushobora kumara imyaka umaze uri kurira, ushobora kumara imyaka umaze wowe uri kurira, ariko igitondo kimwe Imana yakugaruka ije kugusetsa ya myaka yose bikibagirana. Niyo mpamvu hari umuvugabutumwa cyangwa umuririmbyi wavuze ngo Imana yagukunze yakuraza naho irara. Niyo wavuze ngo Imana yaje kukomora, irakomora za ngoma zose zigasibangana. Uwari umusaza akaba umusore. Ndavinjya ngunda kuvuga, nimwe mujya mukunda kuvuga ngo pastor uragenda umusore umusore. Bore Imana iri komora uko semo tureba tukabona ukuntu wambaraga mbere nibwo yari umusore cyangwa umusore n'ubungu. Nyenda biterwa n'igihe. Igihe kigeze amakote yaraza, yigihe kigeze udupantaro twiza tugendanye nanone turaza, yigihe kigeze ibiryo bigendanye n'uyu munsi biraza. Igihe cyageze nibizagarura n'umutsatsi simbizi, nibizagarura n'umusatsi simbizi. Ariko David ndakubeshye, abantu twabonanye mu myaka 5 yashize uyu munsi kongera kumbona bavati pastor ko wenda kumeneka, ko wenda kumeneka. Nenda kumerwa n'ibikiti urimo urabyibuha kenshi. Nawe ndabwo nzameneka. Yesu arambashe. Yesu arambashe kandi Yesu yarabitubwiye. Yesu avuga kazongera ibiro. David nigezemo 45 none butiri gupima 70 na. Yesu byose mu by'ukuri sinzi ko nabivuga. Buriya tugeze aha Imana ariko ngarutse ku ruhara ndabwo narwicuza kandi mbikubwiye. Kera mu myaka yanjye 7, 8, 12 papa yadushoraga tukajya gusenga, twa dufite umupasiteri ufite uruhara yaba yakubise mikoti, nabona uburyo abatikumana nanjye uzangira umukozi wawe kandi uzangire pasiteri. Ngifuto ngabona ari mahwe, ngabona ari guteranya tugateranya ngo nabyahwaniyemo. Ubwo rero ndabwo mbyicuza. Hanyuma twaganira ibintu byinshi, ni ibintu byiza n'abantu bakurikenize ko bafashije kwizera. Naje no kwa pastor manzi ko imitima y'abandi igoze kubohoka. Amen. Kandi umuntu uri bwizere, ibintu timo kuvuga ngaha arabona umutangaza cy'Imana n'umupastor atafata kanya ngamusengere, Imana yanamusanga muri ako kanya. Ariko ni nabyiza ko turaza gusiga n'umwanya tugafata nimero ya pastor. Ngiye kiri kwa umuntu yigeze kumpamagara arambura, arongera amamagara arambura, arongera amagara arambura. Navuga ngo kuba namuhamagaye nubwo idaciyemo, ariko nzi ko ari bubibone. Yararyamye ikibazo ariko mpamagarira bwaciye mu gitondo cyacemutse. Ho karongerera amamagara noneho icamo. Abati pastor nizeye ndaguhamagara. Nari natatswe mu cuko bya nijoro, ariko kuguhamagara nabyizereyemo. Nubwo utabumbuye akanwa ngusubise. Imana yakoze imirimo. Ndashimiye atanga ituro. Ariko bana we atanga ituro. Bana shimwe cyane. Urabizi ko nkunda ijambo ry'Imana. Amen. Niyo mpamvu bayanzanye hano kugira ngo abantu bamaze iminsi batumva ijambo ry'Imana, cyane abantu bari mu bihugu byo hanze hari uburyo batabona uburyo basenga Imana neza. N'ubu niyo tugomba kuvuga ijambo ry'Imana. Gusa nuko iminota iri kutugendana, pastor akoresha ku minota ingana. Ndabona tusigajeho nk'iminota nk'inkahera. Ni mikeya pastor ikoresha uko ingana. Reka tuyikoresha uko ingana. Tuyikoresha uko ingana. Dusoma hano muri Zaburi 118 turasoma kuri umurongo wa 9 n'umurongo wa 8.
turahera 8 tugere ku 9 n'amagambo magufi igihe cyatugendanye. Reka dusome mu izina rya Yesu. 118 ku murongo w'8 atubwira ngo guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Nderanyaho umurongo wa 10. Amahanga yose yarangose mu izina ry'Uwiteka ndayarimbura. Mwakira ijambo ry'Imana. Oyo ni Dawidi yavuze aya magambo nuko ari byo Imana yari yakoze. Kwari byo Imana yari yakoze. Birashoboka ko ubundi Dawidi njyamugarukaho cyane yari umugore wa kabiri. Dawidi inkomoko yakomotse ku mugore wa kabiri. Dongo yari umwana w'indaya cyangwa se yo kwinjoreke. Niko twabivuga. Yarakomotse ku nshoreke. Ubundi ubutware cyangwa se ubwami bwahabwaga abana bisezerano. Bwahabwaga abana bisezerano. Ubwo Dawidi atungurwa no kumva Imana imuha isezerano ryo kuba umwami. Aminadabo batabishaka, Bariya batabishaka, ariko kuko ari icyo Imana yavuze, Imana iragisohoza. Yatangwa Dawidi akomoka ku mugore wa kabiri utazwi cyangwa se ubarwa ng'indaya. Imana imugirira neza mu isezerano ryo kuzaba umuntu ukomeye. Igihe yari amaze kubiba, kuba ukomeye niko nshatse kuvuga. Nibwo yavuze ngo burya guhungira ku Uwiteka. Nibwo yavuze ngo guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Mushiki wanjye namwe data, Imana yabishatse yakugira ukomeye mu kwezi k'umwuka burakomeye. Yabishatse yakugira ukomeye ukarenga ugatumbagira ukagera mu bushorishori kubera ko Imana yakwamamaje. Mana yacu nishimwe cyane. Mu buzima tugira ibyo twiringira byinshi bitandukanye, kuko ibyo kwiringirwa ni byinshi, ariko niba hatarimo Imana, niba wiringiye ama etaje, ari igitondo kimwe ama etaje azaba adafite icyo avuze ku buzima bwawe. Niba wiringiye amafaranga, ari igitondo kimwe amafaranga azaba adafite icyo avuze ku buzima bwawe. Uwo kwiringirwa n'umwe ni Imana. Iyo twerengeye Imana, ngarukize kwa kakanu, iyo twayirengeye cyakora hari igihe yenda tuba dufite n'amazu n'ibidukwiriye, acyagiye uzaba uri kubisiga. Iyo wiringiye Imana usiga ama etaje, usiga amamodoka, usiga amafaranga. Imana ikubwira ngo ngwino mwana wanjye, ngwino mwana wanjye. Wakubita amaso aho Imana ikujyana ukabona hari ibiruta ama etaje, ukabona hari ibiruta amamodoka, ukabona hari ibintu bidasanzwe, donc ukava mu bwiza ujya mu bundi. Ariko iyo wiringiye ama etaje n'amafaranga gusa, Imana utarayiringiye, ubona uri kujya mu bicu by'umwijima, ubona uri kumanuka kujya Gihonomu. Aho ngaho ba warogereza ndimo zarogerete yemye abagabo, yemye badamu, yemye bakobwa. Hari umukobwa yiringira ubukobwa bwe, yabona ibere rye, yabona inzobe ye, yabona amashuri, yabona diplome, yabona uburyo akazi ari uburyohe. Ariko hari igitondo kimwe isi izaba yakunaterereje, wahindutse zero, ndacyo ufite. Ariko ufite Kristo muri wowe, aragwira ngo komera mwana wanjye, nzaguha ibiruta ibingibi usize hano, ibiruta ibingibi wambuwe, nzaguha ibi biruta mu bwami bw'ijuru. Reka dusoreze hano, nimwakira ijambo ry'Imana. Amen. Tugeze muri ka kanya keza, kanya abantu baba bategereje. Tukoze ikiganiro gitoya kidasaza iminota 25. Yego nibyo, ariko nanone ni ikiganiro cyiza kiri buze kubaka abantu bavuga ati ikiganiro kirekire. Yego twari kugikora, ariko nanone umunsi umuntu wagenze ntago byari byoroshye. Ariko Imana, dushimye Imana idushoboje tukakora n'iki kiganiro cyangwa se niruvuga butumwa ku bantu badukurikiye bizeye, maze gukurikirana n'ibindi biganiro. Amen. Ndabizi abantu bakishaka kutwumva, ariko dufite ibiganiro byinshi. Twakwanye na Pastor Rabani ibiganiro byinshi. Mwaza kugenda mukakurikirana n'ibindi biganiro. Birahari. Keza ko gufatana imirimo y'umukozi w'Imana. Amen. Wowe muntu ufite ikibazo cyananiye gukemuka, wowe muntu ufite ubuzima ubona ntahe
icyerekezo, wowe ufite uburwayi, wowe ufite imyatsi, ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ufite ibyifuzo, ibintu uri gusengera, ufite abana bakunaniye cyangwa se wabuze minerivare z'abana, ni ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Aka kanya ni akanya kawe ko gufata nimero ya pastor ngo musengane, kumubwira yitubwire, aradusubiza n'isengesho. Mikoro pastor 0784538226 nongere nsubiremo 0784538226 iboneka no kuri WhatsApp, wanyandikira kuri WhatsApp cyane mambari hafi 28. Imana ibaho umugisha. Mana turagushimiye, nushyirwe hejuru, tugirire neza kubyo neza n'imbabazi zawe, utindane natwe, utindane n'abo bene data, ubabere Imana, ubabere umucyo data. Bakimara kutwumva, reka bumve ibibazo byabo bivuyeho, reka bumve baruhuwe nawe, kuko uri Imana nyembaraga. Bafashe mu byose, ubarinde muri byose, niko tubasengeye ku Mana mu izina rya Yesu, amen amen. Turagushimiye cyane, nawe umuntu turakora subscribe, kora subscribe. Amen.